mumbabarira tujya muri Tanzania twakire mugenzi wacu Koporo Ruvuyanga mwaramutse neza Dar es Salaam. waramutse mama Nava ndetse no mu papa bita Nepo n'indi ngaragu bita Iberi na Rugangura bitarasobanuka neza. Sharuvuya umenya wararuhutse bihagije ufite ibitekerezo byinshi. Kabisa rwose urabona yuko ikiganiro kirengetse kandi harimo ingeri nyine zitandukanye kandi nibyo byiza. Ikipe ya APR Football Club ejo nibwo yamenye uwo bagomba guhura muri kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Bazahura n'ikipe ya Al Hilal. Nyuma yo kumenya uwo bagomba guhura muri kimwe cya kabiri kirangiza, umutoza yatangaje iki? Abakinnyi babyitwayemo bate? Ko ndabyibuka ahangaha nyuma y'umukino APR maze kubona itike cya kimwe cya kabiri n'undi baravuga guti birashoboka ko yaba Al Hilal utarika abafana ntibagire ubwoba. Urakoze Rigoga, urakoze. Ni ukuvuga ngo itsinda rya nyuma ryakinnye ku munsi w'ejo aho ikipe ya Al Hilal yatsindaga ikipe bita Katol yo muri Sudani y'amajyepfo ibitego 3-1. Ubwo rero bijyanye n'ibitego yitsinze nyine niyo yazamutse ari ya mbere yizigamye ibitego byinshi, bivuze yuko rero ariyo igomba gukirana nyamukandagira ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha y'isaa sita nibwo umukino uzaba. Mbonera no kubwira abantu yuko umukino wari kuwa gatanu wimurwa kubera ko Azamu nk'igitangazamakuru kirimo kwerekana imikino ya Sekafa Kagame Cup cyabwiye Sekafa yuko kitaboneka kubera yuko hano ibirori birashyushye cyane mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Dar es Salaam. Ibirori by'amakipe birakomeye cyane, harimo ikipe ya Simba n'ikipe ya Yanga. Ku munsi w'ejo ikipe ya Simba niyo yakoraga umunsi wayo Simba Day, hanyuma rero Yanga ni kuwa gatanu nibwo bazakora uyu munsi wabo wa 90 Day cyangwa se Yanga Day, nibwo rero uyu munsi uzaba uba wari guhurirana rero n'iki kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup. Hanyuma rero azamubwira yuko yifuza gukavaringa ibirori bya Yanga, bityo rero bashobora kwimura umukino ntibawushyire kimwe n'umunsi wa Yanga bakaba bawujyana kwa gatandatu. Ubwo rero biba ngombwa yuko uwo mukino uvanwa kwa gatanu ugashyirwa kuwa gatandatu. Warumbaje uti rero Nabil umutoza ikipe ya APR bivuga iki? Yavuze yuko mu by'ukuri Al Hilal ari ikipe ikomeye, asanzwe ayizi ko ari ikipe ikina amarushanwa ya CAF, bityo rero ari umukino ukomeye cyane. Avuga yuko mu by'ukuri ngo we awufata nk'umukino w'ijonjora rya mbere ry'ibanze rya CAF, noneho uzanamutegura neza cyane kureba uburyo azahangana na Pyramide. Ati kuko ni umwanya mwiza cyane rwose wo kugaragara nk'abantu biteguriye CAF Champions League neza, kuko tugize amahirwe yo guhura n'ikipe ikina amarushanwa kandi ikagera kure. Ati rero ni byiza kuri twebwe, tugomba kwitegura tutitaye ku gikombe dukinira, tukitegura ikipe tukareba uburyo twayikuramo. Ati kandi bizanshimisha mu gihe naramuka nyine finali yanjye ya mbere mu ikipe y'ingabo z'igihugu. Ati kandi wenda nkanayitwara bibaye byiza. Ati ni ibintu byiza cyane rero tugomba kwitegura muri rusange. Ati nitugira Imana turongeramo abandi bakinnyi bakubutse mu ikipe y'ibihugu. Ati nizere yuko nzaba mfite squad ihangana kimwe cya kabiri ndetse n'umukino wa nyuma. Aho reka bari naho tugana. Ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi turaza no kwiganirira mu isaha ya kabiri yageze mu Rwanda, ariko amakuru twamenye nuko abakinnyi ba APR bari kumwe n'ikipe y'igihugu bo bagombaga guhita baza mu gihugu cya Tanzania bagasanga bagenzi babo. Abo barimo Captain Claude, harimo myugariro Mbolenga Fitina, hakaza Gilbert Mugisha ndetse n'umuzamu Pierre. Ese bamaze kuhagera? Ego bamaze kuhagera. Abo ngabo bose ugarutseho bageze ku kibuga cy'indege hano cya Dar es Salaam mu masaha ya saa 8 z'ijoro gutyo, nibwo ni mu rukerera nyine mu kanya rwose gashize, nibwo rero bagera ku kibuga cy'indege. Hari na timu yagiye kubakira nyine ibazana kuri hoteli, bararuhuka
mu kanya gatoya cyane rwose mu minota 20 ishize nibwo n'abagande bahageze, gusa abanyarwanda bavuye mu kipe y'igihugu bo bahageze mbere, ariko mu kanya n'abagande barimo Sekiganda ndetse na Denis Omedi nabo barahageze mu minota 20 nibwo basesekana kuri hoteli bakubutse i Kampala. Bivuze ngo abakinnyi bose bifuzwaga n'umutoza Nabil bose bamaze kugera ahangaha. Umukinnyi utazaza ni Mamadusi azagera mu Rwanda kwa gatandatu, umunsi APR izaba ikine kimwe cya kabiri, kandi umukino wa nyuma uri kuwa mbere. Bivuze yuko rero n'ubundi niyo yaza ntabwo bamwifashisha, muri make nta kintu bamukoresha kubera bijyanye n'uburyo n'igihe yaba hagereye ndetse n'imikino igihe iri. Undi nabonye abantu banagarutseho cyane Ibera n'abimbaza ni Nduwayo Alexis, bavuga bati se we kuki atasanze bagenzi be. Hajemo nyine ibibazo by'indege, hazamo ibibazo by'indege, imyanya yari isigaye mu ndege abakinnyi ba PL bajemo bavuye muri Afurika y'Epfo. Amakuru naje gukurura nuko hari hasigayemo imyanya ine ngira ngo niyo yari isigaye, so bahitamo nyine ko haza bari abakinnyi Nduwanya Alex we kubera yuko no muri defense nyine nta bibazo birimo byinshi, baravuga bati najya Kigali aruhuke, tubonye ari ngombwa kumwifashisha ku mukino wa nyuma turamaze tugezeyo, twashaka uburyo ava mu Rwanda no bwerekeza Dar es Salaam. Ariko mu by'ukuri nta kindi kibazo cy'uko wenda Nduwanya Alex yaba atazanye n'abandi, nuko habaye ibibazo by'indege byo kugira ngo badeviye indege, yari kuzana abakinnyi b'Amavubi bageze i Kigali, noneho bavanemo abakinnyi ba peri bajye mu yindi ndege iza Dar es Salaam. Byatewe rero n'imyanya yari isigaye muri iyo ndege yavaga Johannesburg yerekeza Dar es Salaam. Niyo mpamvu nicyo kintu navuga nasobanura kuri Nduwaya Alex utabashije kuzana bagenzi be, ariko abandi bose bo bamaze kugera ngaha. Ngira ngo urumva yuko groupe imeze neza cyane. Ku myitozo ugiye gukorwa mu kanya ku isaha y'isa 5 hano za Kigali, buri minota 9 gusa, saa 4 z'i Kigali, saa 5 za Dar es Salaam nibwo imyitozo igiye gutangira ku ikipe ya APR. Ntabwo aba bakinnyi bose mvuze haruguru bari buyikore, baraherekeza bagenzi babo barebe banze baruhuke bananura imitsi gakeya, hanyuma ngira ngo bazakora imyitozo na bagenzi babo ku munsi w'ejo ku wa gatanu. APR igiye gukora imyitozo saa 5 ku kibuga cya KMC, nibwo bagiye gukora imyitozo mu kanya rwose. Musoza ikiganiro baraba bayirangije nabo imyitozo. Ibera atarakubaza nashakaga kubaza se bite bya Watara, bite bya Nige na Clement, kuko wari watubwiye ko yagize ikibazo mu itako. Watara mu by'ukuri ntabwo mubona yongera gukinira APR muri Sekafa, kuko malaria yaramushegeshe ku munsi w'ejo. Nabonye n'abantu bavuga yuko ngo ashobora kugaruka i Kigali, ariko ntabwo ari byo. Watara azaguma ahangaha, azagarukana i Kigali na bagenzi be. Ku munsi w'ejo rero yari ari muri parikingi, nibwo kuva yarwara malaria nabwo yari asohotse hanze ya hoteli, yari muri parikingi agenda agenda nyine bisanzwe, akora evening walk, agenda bisanzwe atirukanka kugira ngo yongere refreshing umubiri we umere neza cyane, yongere agarura akabaraga. Muri rusange ngiye twanaganiriye rwose, arambwira ati ndimo ndagenda nkira malaria iragenda imvamo, ariko niyo yaba yakize uyu munsi tuvuge ngo yakize, ntabwo aho kanya uhita utangira ngo ukine ku buryo wafashe ekipe yawe. So simubona rero Watara, turi ku wa 4, match iri ku wa 6, finale ku wa 1. Ntabwo mubona hari icyo yagaruka gufasha APR bijyanye n'uburwayi nyine afite. Ubwo nkeka yuko ngira ngo abakunzi ba APR bamwitega muri shampiyona wenda mu gihe APR igarutse mu Rwanda ndetse no mu mikino bazakina n'ikipe ya Pyramide. Ariko iyi Sekafa birasa n'ibigoye cyane bijyanye n'iyi malaria. Ngira ngo mwese malaria, ubukana bwa malaria murabuzi, yewe niyo ukize umaze quarantine, rehabilitation nyine irakomeza, ntabwo byahita byoroha. Hanyuma undi ni Clement yagize ikibazo nyine cya hamstring. Dr yambwiye yuko iminsi 2 ihagije. Ntabwo nabashije kuvugana na Dr muri iki gitondo, gusa navuga yuko ngiye guhita njya ku myitozo, ubwo andi makuru ndayamenyera ku myitozo. Ariko Clement nyine Dr yaratwijeje yuko ngo tagira ikibazo, ko agomba kuba hari, ngo byari gutwara iminsi 2 gusa kongera akabamera neza cyane nta kibazo. Hanyuma mukigera muri Tanzania, umukino wa mbere umutoza yakinnye Taleb ntabwo yari yishimiye ko ikipe ya APR igiye gukina umukino ku isa y'isa 6 kiri kare. Kuri iyi nshuro ku munsi wo ku gatandatu APR kimwe cya kabiri na Al Hilal bazakina ku isa y'isa 5 n'igice ku makuru turi kubona.
ntabwo wenda umutoza yagaragaje nabwo kuba ari imbogamizi kuba ikipe ya APR igiye gukina kuri ayo masaha abakinnyi batamenyereye kuba wenda byatuma wenda banatakaza umukino. Nabil nyine ntabwo yishimiye amasaha nk'uko ubigarutseho Iberi ariko ntabwo twigeze tubimubaza keretse nitubimubaza mu kanya nyuma y'imyitozo ariko nyine ntabwo yabyishimira ndabizi neza kuko n'ubundi bwa mbere yari yabinenza avuga ati amasaha ya saa sita ntabwo ari amasaha meza cyane ugereranyije n'iki gihugu cya Dar es Salaam n'uyu mujyi wa Dar es Salaam nako n'igihugu cya Tanzania n'umujyi wa Dar es Salaam avuga yuko hashyuha ati mu masaha y'umugoroba nibwo byibuze akayaga kaba gatangiye kuva mu nyanja kerekeza hano mu mujyi ubwo rero mu pikiza umukino saa sita icya mbere ni saa sita icya kabiri harashyuha ati rero ntabwo babifavoreza amayikipe atamenyereye iki kirere ariko byanga bikunda ntabwo aya masaha yayishimira ariko nuko yagenderaho kubera yuko irushanwa niko baritegura bavuga yuko mu by'ukuri ngo bijyanye n'ikibuga bijyanye n'uburyo amayikipe agomba gukina ngo niko bimeze ubwo birumvikana yuko saa 10 hazahita hajyamo match ya KMC n'ikipe ya Singida kandi ikindi namaze kubona muri iyi Sekafa yaba sezo ishize nari mari yaba n'ingi ndahari namaze kubona yuko mu by'ukuri Sekafa igerageza uburyo ifavoriza amayikipe ya hano muri Tanzania urumva rero ntabwo abene gihugu babashyira saa sita ngo abandi baje bitabira irushanwa bavuye hirya no hino ngo bashyire saa 10 kuko nabo ni ikibuga cyabo bazaba bakiniraho iwabo birumvikana ubwo rero KMC na Singida nibo bazakina ku isaha saa 10 AP na Al Hilal bakine saa sita nuko bimeze nta kubihindura nta bushobozi bundi buhari nuko nguko tugomba kubyakira nako AP igomba kubyakira muri rusange. Urakoze cyane Ruvuyanga umunsi mwiza. Urakoze cyane nawe Rigoga ndetse na team. Gusa nugaruka umenya hari raporo ndende uzaduha pe. Raporo ni ndende raporo si ibyumweru bibiri ibihwanye na raporo y'iminsi 3. Oya ntabwo bishoboka turagushimiye cyane. Raporo izaba ni ndende ariko ubwo ngubwo hano mu by'ukuri Rigoga ni ibirori kuko mu mujyi wa Dar es Salaam haba hari ibirori bijyanye n'aba bakunzi b'amayikipe ya Simba na Yanga ni ibindi bindi wa mugani wawe raporo yo ni ndende rwose ni inkazi turagushimiye asante sana. Arakoze cyane uwo ni Ruvuyanga mugenzi wacu uri kumwe n'ikipe ya APR Football Club hariya mu gihugu cya Tanzania yitabiriye imikino ya Sekafa Kagame Cup. Iyi minota 3 se ntitwayibyaza umusaruro twarebaho gatoya ku ikipe ya APR uyu mukino wa kimwe cya kabiri uza kwihuza n'ikipe ya Al Hilal kuko si inshuro ya mbere bagiye guhura umwaka ushize se bahuriye muri kimwe cya kabiri kirangiye ikipe yatozwaga na Ibenge batsindira penalty 5-4 icyo gihe ikipe ya Ibenge yuzuye Al Hilal kabisa yuzuye nawe yari ahari abantu bavuga bati APR igiye kurya ibitego byinshi kuko icyo gihe Al Hilal imwe mu makipe akomeye ariko APR iza kwikamata ibavanamo kuri inshuro bagiye kongera guhura amakuru namenye nuko iyi Al Hilal nayo abakinnyi bari kuva muri national bagomba kwijoyininga bakaza bahari ku munsi wa gatandatu urumva byanayifashije ushyira umukino kwa gatandatu iyo bakina ejo hari ubwo bari kuzaba batarahagira cyangwa se bakanahagira wenda bananiwe ariko kwa gatandatu bazaba bahageze bameze neza biteguye gukina umukino ngira ngo mu mukino n'abanyatanzania bari kuvuga ko ari umukino kureba cyane wenda imbogamizi zajemo nuko washyizwe kare kimwe cya kabiri cya saa 5 sinzi ko wenda hari aho byabaye Sekafa nayikora mahano pe ugakina n'umunyasudani warivukiye iryo zuba urizi neza abanyasudani bo nta kibazo baba bafite kuko barabimenyereye ahubwo bakinye nimugoroba ngira ngo nibyo byaba ari ikibazo urumva bo barabimenyereye nta kibazo ariko APR nayo iriteguye urumva icyo isa nkaho ifite gusa ni mu busatirizi kubura abakinnyi babiri bakomeye bayifashaga ubwo nyine si utaraje kuko urumva mu bandi bose bari bagiye muri nationali zabo mu makipe y'ibihugu utaje ni si Mamadusi n'ibura rya Watara warwaye malaria ubwo busatirizi bwabo basigaranye Togwe ariko babonye Gilbert babonye Gilbert azakina uruhande rumwe uko twabivugaga kiwanuka kino rundi batakisha William Togwe na Denis Omedi yaraje azamufasha cyane ahubwo muratangira gutekereza wenda keresika uvuze Togwe nawe agize ikibazo ninde wajyamo
niho byaba ari ariko ingoro ba Omedi bajya bajya kuri No, point Omedi yagiye nyine niya Fosse nayo nakina mu bushize ajyaga akina nanone nta rezilita zavamo ntabwo nabyizeza ariko byibura umukozi wa wabonye penalty uko kuhashyira kuko igihe adahari bwo noneho nibura wahashyira wapfa aho guhengera kwakinisha Omedi wazana wakinisha ba yazana ba Madura mini ba agakina Fosse nayo cyane rwose n'abadefanseri oya cyane rwose Lamine ba kundesho ye cyane wapfa gutereka ayo mugandere kwiruka irasa na atletism gusa nanone ku ikipe bazakina nayo ntibyoroshye ejo niho natunguye hari umusore wanatsinze igitego cya gatatu yitwa Kylian Temple buriya ngo ikipe ya Sudani imaze guhamagara preselection n'abakinnyi bose muri rusange kuko Sudani urumva kubera ko nta shampiyona ihari bahamagara abakinnyi benshi b'ikipe ya Zari Hilal na Zaire Merek benshi abumutoza atazakoresha uzi ko bahise basaba ko arahiriye abasubirana uyu musore ari mu bahise basubirayo